uyu muntu rero ari nayo mpamvu wenda ubutumwa bwiza cyangwa se kujya kuvuga ubutumwa bwiza bibaho no kubasanga aho bari kugira ngo babashe kumva bahure n'umwami Yesu nkuko nabivuze nyine kwizera kuzanwa no kumva kandi kumva ijambo rya Kristo nguko nabivuze hari abakorera ijuru batararigeramo hari n'abarikorera baririmo reka mbisobanurire ibyo mvuze kugira ngo mutabikotinga nabi hari abantu bakora kugira ngo bakonvinsinge Imana ishingire ku mirimo yabo izabakiza batware mu ijuru. Iyo ni igice kimwe. Hari n'abandi bakijijwe babaye abana b'Imana bari mu rugo bakora nk'abana mu rugo. Ngo yari umukenga ariko ngo bigenda ngo byose ngo bishiraho. Reka wenda babwire ko icyo nari mvuze mbere icyo Kristo atanga kirenze iby'iyi si bishira. Tugiye kuganira nanone umunsi turaba turi ku musozi wa Ruligio, ni nayo mpamvu twagiriwe amahirwe ndetse adasanzwe cyangwa se umugisha wo kugira umwe mu bakozi b'Imana tugiye kuba tuganira uyu munsi. Munyemerere dutangire tumwakira. Karibu. Murakoze. Amazina nitwa Rwahama Elia. Nkaba ndi umwana w'Imana. Narakijijwe ndakizwa nzakizwa. Yego. So rero ni icyo ngicyo mu magambo makeya usobanura kugakiza n'ukuntu nakijijwe nuko nguko nahuye na Kristo na n'ubu ndacyakizwa muri ya sanctification ndacyarushaho gusa na Kristo mu magambo makeya no guhora sa mu gitondo sa na Kristo uko mbyutse uko mbyeye ko nsabana n'ijambo rye mwirefaringaho nyine. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ariko hari umuntu hariya uhise wibaza, nanjye nibaze mu mwanya we, uvuze ati yatubwiye ko ari umwana wo mu bashumba, yatubwiye ko ari umwana wakuriye muri discipline ya gishumba, ikindi atubwira ko yarose. Hari umuntu uhita ahagarara nko mu ruhande rumeze nk'aho utumvishe neza ibyo bintu. Yes, umwana wo mu bashumba byahura bitese ikindi ngo yararose. Noneho hano hari igihe umuntu ararota ibintu bisimba bimiruka kandi noneho akaba atari n'umwana nyine wagiriwe amahirwe yo kurira muri iyo discipline. Uyu muntu icyambere by'inzozi ntazi ibyo ari byo, icya kabiri ako kadisipurine ntako yigeze. Ni ukuvuga ngo impamvu warose bagusomera iby'agakiza hari ibintu bajyaga ababyeyi bakubwira ngo iyo vision ishobora kuba iturutse kuri ya discipline ya kera cyangwa se n'ibyo ababyeyi bagira. Uyu muntu utarigize agira kuri environment narindimo we nta environment n'imwe y'uko azabwirwa n'iki kwahuye na Yesu, umuntu wibereye mu kabari, umuntu wibereye mu bya bindi byose. Bahuye bate? Bahuriye he? Abwiwe n'iki ko bahuye? So uyu muntu rero ari nayo mpamvu wenda ubutumwa bwiza cyangwa se kujya kuvuga ubutumwa bwiza bibaho no kubasanga aho bari kugira ngo babashe kumva bahure n'umwami Yesu nkuko nabivuze nyine kwizera kuzanwa no kumva kandi kumva ijambo rya Kristo. Imana ntabwo na limita ko ifite inzira nyinshi icishamo. Noneho ubu byaroroshye hari igihe aba kuri media usanga umuntu arimo kubwiriza ubutumwa bwiza ukumva nawe wari uboshywe kandi upfuye utarakizwa warimbuka byiteka. Umva niho biri very serious aho ngaho, biri danger. Ari mu mutuku, ari ahantu, ari muri quartier irimbuka. Ni ukuvuga ngo akeneye inkuru nziza. Iyo tuvuga inkuru nziza nuko hari inkuru mbi. Inkuru mbi ni iyo ngiyo yuko arapfuye azize ibyaha n'ibicumuro bye, umujinya w'Imana umuriho, apfuye yarimbuka byiteka, ategereje umujinya w'Imana cyangwa se umuriro w'iteka. Umuriro w'iteka. So rero inkuru nziza nuko Yesu yaje kugira ngo nawe abone
ubugingo buhoraho, abatuke akizwe umujinya w'Imana na Kristo, yongere kwiyungana n'Imana, biyungire muri Kristo, kuko niho twiyungira n'Imana, ngo niho yashimye ko twiyungira. Imana yiyungira n'abari mu isi ntibikibabaraho ibicumuro byabo, ariko bakiyungira muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo uyu muntu rero birashoboka ko yaba ntankurikiye, nta kindi ukeneye Kristo, niwe wenyine wagukiza, akagukiza ibyo byose twavuze, akaguha ya mahoro natangire mvuga, kuko ikintu cya mbere sayini y'Imana ni amahoro. Akivuka Yesu, ngo mu ijuru hari abamarayika baririmbye, baje korari ravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe agira gute, mu bo yishimiye. Birashoboka rero ko aya mahoro utayafite, yuko utazarimbuka, yuko wahaye ubugingo buhoraho, yuko wabaye umwana w'Imana, ugasanga uracyafite umutima uhagaze, cyangwa se isi niyo kudrivinga, ariko utaragira aya mahoro y'iteka. Ayo mvuga n'ayiteka ryose, yayandi nakubwiye, uba udafite akantu ku mufuka ariko ukumva ufite amahoro, waba utarize wenda amashuri menshi ukaba wifite amahoro, ariko adaturuka wenda ku bintu, ahubwo aturuka ku Mwami Yesu. So rero uyu muntu akeneye Yesu, akeneye inkuru nziza, ari we Yesu Kristo, umubatura, umukiza, akamumurikira, akamuha umucyo, kuko niwe mucyo, niwe ukumurikira. Icyo akeneye rero ni uko abanza kumenya ko ari umunyabyaha, kandi ubunyabyaha bwe ntabwo yakwikiza, nta nubwo nta n'icyo yakora, kuko hari abantu babikorera. Hano bavuga ati ndakora nkorera ijuru. Yesu ashimwe. Bamwe bataza kumwotinga uko ntabivuze, hari abakorera ijuru batararigeramo, hari n'abarikorera baririmo. Reka mbisobanure ibyo mvuze kugira ngo mutabikotinga nabi. Hari abantu bakora kugira ngo bakonvinsinge Imana ishingire ku mirimo yabo, izabakiza batware mu ijuru. Iyo ni igice kimwe. Hari n'abandi bakijijwe babaye abana b'Imana bari mu rugo, bakora nk'abana mu rugo. Abo bose ni abakozi, ariko status nizo zitandukanye. Uyu muntu ukora nk'umukozi, akorera kugira ngo abe umwana mu rugo, ntibizashoboka. Ahubwo icyo ubanza ni ukuvuka. Kuvuka nabibabwiye ni ukwizera ko Yesu Kristo yaje ku bwawe kugira ngo agukize, akubohore, aguhe agakiza k'iteka, agukize urupfu. Ibyo ninavuga kugukiza, umve rwa rupfu, umujinya w'Imana, kurimbuka byose, aguha amahoro y'iteka ryose, aguha ubugingo buhoraho. Kuko niwe nzira, niwe kuri, n'ubugingo. Mbese niwe ducamo kugira ngo tubone ibyo bintu byose. Iyo ni full package, ariko kugira ngo bigereho ni muri Kristo Yesu. Nuko tujya turirimba, hari indirimbo mu gitabo cy'abaririmba bavuga ngo igitero kivuga ngo hirya y'umusaraba mbona y'umworera nk'umunwa w'ikuzimu waka nk'umuriro, nyamara imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko unkize ntagwayo. Icyo gitero kiravuga ngo hari umworero urimo umuriro, waka umuriro. Ikintu cyagukiza uwo muriro nta kindi, ni uyu musaraba. Umusaraba impamvu tuvuze ni umusaraba wa Kristo, ni Yesu Kristo. Niwe wenyine ucamo kuri uyu musaraba wa Kristo, kuri Kristo, akagukiza wa mworera na rwa rwobo, na wa muriro w'iteka ryose. So byarangiza akaguha amahoro, ubugingo buhoraho, gukiranuka, mbese ibyo byose ni abiguhera, ubibonera muri we. Niho tubikura iyo full package yose tuyibonera muri we. Ukaba ukijijwe, igihembo cy'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Ariko impano y'Imana ni iki? Ni ubugingo bugiye gute buhoraho muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo rero wakoze, cyangwa se urimo gukora, cyangwa se uri umunyabyaha, cyangwa se uracyari muri iyo karitsiye irimbuka, ukeneye guhura na Yesu kugira ngo agukize. Kuko ibihembo by'ukwiriye, cyangwa se ibihembo by'abanyabyaha ni urupfu, kandi nta muntu utazapfa. Tuzapfa twese bisanzwe ku mubiri, ariko twebwe ibintu byo ku mubiri abizera
ni ugusinzira. Ni itangiro ry'uko twinjira noneho mu kiruhuko. Niyo mpamvu tubyita ngo rest in peace. Iyi peace ni Kristo ko niwe mwami w'amahoro. Nta handi uhuruhukira rero iteka ni muri so rero uyu muntu uduteze amatwi nimba utaranakizwa, ari niyo mahirwe ugiriwe ko ubanza kwemera ko uri umunyabyaha, kumva ko nyine uri umunyabyaha kandi utakikiza, ariko hari Yesu uteze amaboko ku musaraba ngo aze nawe gukiza, akuruhure agahinda, intimba, imibabaro, ni byinshi birihije abantu hano hanze. Kuko muri Yesaya avuga ngo ni ukuri intimba zacu ngo nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ngo nubwo twamutekereje ko yakubiswe n'Imana agacubitwa nayo, ariko yashenjaguriwe Mesiya igihe yari ku musaraba, yashenjaguriwe ibyaha byacu. Ni ukuvuga ngo rero hariya niyo mpamvu tubwira ngo umukiza adukiza muri byose, ibyaha, ubukene, ibyaha bindi byose bifatiyeho, ariko ahera imbere azinyu, ariko akanatuyobora nk'umwami utugenga. Uyu muntu ntekereza ko byibuze hari ikintu kizamufataho. Hanyuma ndagira ngo duhuze wari ukavuzeho ko adukiza muri byose kandi yikoreye izo ntimba zacu n'imibabaro yacu. Hari umuntu wumva uyu munsi ko aje mu gakiza nk'impunzi isi, nk'impunzi ibibazo bisanzwe by'ubukene, kurwara se, n'andi makuba yose ashobora guhurira nayo hano mu isi, akaza ameze nk'aho nyine niyagera mu gakiza amahoro y'isi no kugubwa neza mu isi, ariko abishakiye mu gakiza. Uyu muntu we ko nagera hariya rimwe na rimwe n'ubundi imiyaga izamukubita, ahubwo akakubitana n'ibirenze. Hari abantu batanga ubuhamya ngo yari umukire, ariko ngo bigenda ngo byose ngo bishiraho. Reka wenda babwire ko icyo nari mvuze mbere, icyo Kristo atanga kirenze iby'iyi si bishira, byinjira muri internet. Ibiriya byose aguha, iriya full package nakubwiraga, iri internet ni ibintu uzabana iteka na nyuma y'ubu buzima. Iyo mvuga iteka na nyuma y'urupfu, ubundi ikibazo gikomeye n'isi bifite abantu baba badashaka, ntabwo abantu baba badashaka gupfa. Ntabwo nyine gupfa, nta muntu ubikunda, nanjye simbikunda. N'udukurikiye ndibaza ntawe ubikunda, ariko reality niho itujyana. So ariko iyo wamenye rino banga ko muri Kristo ntidupfa, turasinzira, na ya package yose tubona, cyangwa se iri muri Kristo, ya migisha yose iri muri Kristo turayihorana. Rero imigisha mvuga ni imigisha iri mu Befeso igice cya mbere, ntabwo ndi butindemo, ariko ni imigisha iri internet, ntabwo ari imigisha irangirira hano ku isi. Ubwo hari abavuga imigisha reka bitandukanye, avuga inzu, amamodoka, visa, like ibyo bintu byose, ibyo ni ibintu bishira. Sometimes niyo ugiye Rusororo nta kintu kigukurikira na kimwe. So icyo twita imigisha, icyo bibiri dukurikiye atazi Rusororo hariho n'ahantu bashyingura abantu. Sorry, ntabwo ari Rusororo yose naho bashyingura. Ubwo hari n'ahandi wenda hatandukanye aho mwaba mushyingura mwirimbi rya Rusororo. Yego, kuko Rusororo yose ni nini, ni umurenge wundi, ariko ntabwo umurenge wose siko bashyinguramo, ahubwo hari igice cyo bashyinguramo. So iyo abantu bagize ibyago bagatwara umuntu hariya, akenshi ibyo twita imigisha, isi yita imigisha, nta na kimwe bakomezanya. Ariko igikomeye, imigisha Bibiliya ivuga cyangwa se tubonera muri Kristo Yesu, ni imigisha ukomezanya, nko kwitwa umwana, kuba umwana urabikomezanya, ubugingo buhoraho urabikomezanya. Ni ukuvuga ngo uba uri kumwe na Kristo n'igihe bagusize hariya ahantu batashye. Kristo kandi iyo muri kumwe byose aba bifite, muri kumwe. So ni navuga rero ko gukizwa ni byiza, kuko bivuze gutyo umukire ubifite yagira ngo we yarakijwe, siko kuri, kuko nawe akeneye ubuntu bw'Imana.
hari igihe cyanditswe abantu bajya bakotinga mu buryo wenda butandukanye ariko kivuga ngo nari muri gereza muransura, nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika. Sometimes yabivugaga abibwira yabibwiraga abigishwa be, ariko kivuga kuri uyu muntu ukennye ubukene bw'ijambo bw'ubumana, kuko ubu bukene ni bwa bundi usanga n'umuntu ufite etaje Imana yamureka akabona ni umukene yambaye ubusa, ukabona ni umukire ariko ari muri gereza y'icyaha n'urupfu, akeneye umuntu umubwira inkuru nziza, umubwira ko abohowe. So niyo mpamvu nshaka kuvuga ngo n'abakire bakeneye Yesu. Ubwo abakire mu bisanzwe mu butunzi bw'isi bakeneye Yesu. N'uwitwa ko akennye wenda avuga ko niyajyamo azahita abibona, nawe aramukeneye kuko azagukiza, kuko gukizwa wenda si uguhita mbibona nk'ibyo byose bamupromisinga. Hari igihe ugera mukabibura, kuko hari n'abakijwe kandi batabifite, ariko bafite ayo mahoro, bafite wa munezero, bafite ibyishimo, bafite ibyiringiro ko umunsi umwe Kristo naza bazajyana. Rero icyo namwizeza ni uko muri Kristo nk'uko babivuga ngo harimo byose birimo, ariko atanabibonye ibyo aje ashaka bitewe n'umubiri we n'ibyo akennye, ntabwo bivuze ko bitarimo, birimo. Yesu ashimwe. So rero sinzi nimba nkisubije neza, ariko nagira ngo muhumurize mubwira ngo mu kiganza cya Kristo harimo byose, ibiri interneti n'ibi bishira, kuko muri Matayo aravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose bizagira gute, bizabakurikira. Hepfo noneho akavuga ati wambika inyoni, ugaburira uturabyo akatwambika, byananiza tukongera ku munsi, urumva nta kintu abuze. Ariko wabanje kumuhabwa, kuko niwe mahoro, niwe uguha kunyurwa, aguha ikintu bita kunyurwa, ku buryo niyo utabifite bitagu stress itaza. Biragoye, ariko birashoboka. Hano hanze gospel ihari cyangwa se ubutumwa buhari. Ubundi gospel ni ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ubwira abantu Yesu n'icyo yabakoreye ni ariko icyo nakwita ubutumwa buri aha hanze ni ubw'igitangaza nyine, kandi ibitangaza bisubiza bya bibazo dufite hano ku mubiri bisanzwe. Ni ukuvuga ngo usanga ama mega church cyangwa se ama church manini cyane ari ahantu hari mu prophet ubareberayo, mu prophet baviza, mu prophet ba mu modoka, ama etage byanditswe tuvuga nabyo yego biriyo, ariko ugasanga intention y'umuntu uhagurutse mu rugo agiye ari cyo kintu kimuhagurukije. Nkunda kuvuga ngo sometimes hari igihe ugerayo wagirirwa amahirwe bya bintu kuko ukanabibona, ariko biroroshye guhita urekura. Hari n'igihe ugezeyo ukabibura ukavuga uti barambeshye. Uyu muntu ugasanga ari muri icyo kigare cyangwa se ari muki, agakiza kari hanze aha n'agakiza original. Okay, akari hanze ko ubwo ako Bibiliya yita agakiza we nagasobanuye hejuru, ariko hari icyo bita prosperity gospel, ari nayo wenda bivugiyemo mu ijambo rimwe, by'ibitangaza n'indi byose. Ubundi ikintu cyose ese ubundi umuco mu ijambo iyo ni mbi prosperity gospel, iyo twe kwita mbi, ahubwo yo hari icyo itwaye umuntu uyikurikira iyo ngiyo akagenda ni ukuvuga ngo ubundi yakagombye kuba ireflectinga Kristo. Sinzi niba ubyumvishe. Ni ukuvuga ngo ibyo bitangaza n'ubundi kera Yesu yarabikoze, ariko intention behind
yari kugira ngo abantu barusheho kumwizera. Niba icyo kintu kitarangiza soza wizeye Kristo, umweguriye ibyawe, umweguriye ubuzima bwawe, iyo ni mbi, kuko ntirimo kukwereka Kristo, kuko Kristo niwe dushaka ko abantu bamenya, niwe twamamaza. Ibindi byose birashira, ariko Kristo we iyo umufite, ibyo byose byaba biriho bitariho, ubu uri amahoro. Sinzi niba nkusubije. Yego, ni ukuvuga ngo rero Kristo niwe center y'ubutumwa bundi bwagombye kuba bwigishwa. Iyo tuvuga Kristo tuvuga we n'umurimo we yakoze ku musaraba awukorera uyu muntu, ubuzima bwe ari nabyo twizera. Urumva, ni Imana nk'uko muri Yohana havuga, ni Imana kandi ni n'umuntu 100%. Ariko kuza kwe ni ukugira ngo abantu barusheho kumwizera no kumwakira, kuko niwe bugingo, niwe gukiza, niwe gakiza, niwe byose, niwe zingiro ry'inkuru nziza. Niwe nkuru nziza. Hari undi muntu rero nshaka ko nawe tugira icyo tubwira cyangwa duhumuriza, yizeye nyine Kristo pe, amuha ibye byose, ariko ngo ni Imana ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi. Ushaka iramuha, ushatse ibona ko ibyo bitamukwiriye n'ibimuhe. Uyu munsi akaba ari umukristo mwiza pe wa Imana, ariko intambara niwe zihoraho, ubukennye barwaje buri munsi, bahuye n'amakuba, niwe kandi ugasanga wa muntu usenga pe, ibirebeshwa amaso y'abantu ukabona ko umuntu ari umukristo. Noneho mu guterwa kwe abwirwa ko yabaye disappointed, Imana yamuretse cyangwa se itamwumva cyangwa se iki. Uyu muntu we tumuhumurize dute? Yavuze ko yakijijwe, ari mu nzu y'Imana, ariko ni umunebwe, ntakora. Kuko ugarutse mu gukora, kwiteza imbere mu buzima busanzwe, right? So reka ntabwo mvuze ko adakora, ahubwo n'igihe ukora bikanga, ahubwo n'igihe nta kuba utagize we nk'umuntu, ariko ngira ngo ni Imana itaswikinze kuri izo soko zayo kugira ngo noneho ugasanga nyine hari ikintu kimeze nk'ikitagenda hano mu isi, kandi mu by'ukuri ubuzima bwe yabuhaye Kristo uriya muntu, ariko nyine ibigeragezo niwe biriho, niwe. Hari igihe nabivuga mu buryo bubiri. Ubwo akenshi ndabivuga icya mbere, hari igihe biba kuko hari n'igihe Imana yemera kubicamo kubera icyo ishaka kugutegura kuzavamo. Urugero, muri Bible dufite ingero nyinshi. Gafata nka Joseph yarabayeho neza, yari umwana mwiza wubaha Imana ndetse n'ababyeyi, ariko Imana yemera ko bakuru be bamukorera, bamugambanira, bamugurisha. Ahura n'ibibazo byinshi, ndetse yageraho afungwa kubera ko yanze kuryamana na nkotinze iyo nkuru ya Yosefu. Si yubahaga Imana, si yagendaga n'Imana, ababyeyi ntiyabubahaga. Hari icyaha se yakoze? Imana se ntibaga bari kumwe? Ni urugero mbahaye. Hari igihe Imana nyine ibigucishamo, ariko hari ikirimo kugutraininga kuvamo. Urimo kubyumva? Cyangwa se ugasanga hariho kutamenya kwa nyirabyo, akabyitiranya nko kutamenya, kudasobanukirwa, nk'uko ijambo ry'Imana ngo mu bwoko bwanjye buzize, ngo bararimbutse buzize kutamenya. Nabyo birashoboka, nicyo ni ikindi gihande. N'ibyo bibiri nashyiramo nk'iyo ntuzi. Birashoboka ko hari icyo Imana irimo gutegura, ubundi bihera kuwo wiyeguriye n'ukuntu mubanye. Hari igihe bicamo kumva kandi uratuje, kandi sometime igihe runaka Imana ikabigukuramo kubera ikintu runaka yaguteguriraga kuzakora. Ibyo byose birashoboka.
Okay. Urakoze cyane. Yeah. Imana iguha umugisha. Hari n'iminota iragenda igenda turagenda tugana no mu gice gisoza ikiganiro, ariko hari umuntu wiyicariye hariya, sibyo? Hari umuntu udafite ikibazo, afite amafaranga, afite bya bindi byose twita ko ari byiza mu maso y'abantu, mwe niba ari bisana n'ingorane bagira, ntibarwara, ntibagira inywera akantu k'imbutomu mu kanya akicara, ubuzima bw'ibifatika hano ameze neza, ariko uyu muntu ntakijijwe, twigize kubivugaho kare. Ndagira ngo use n'ufatira inyungu cyangwa se ukompara ubuzima bw'abantu babiri, nubwo uriya muntu aguwe neza ariko ntafite Kristo, n'uyu nguyu ushobora kuba nawe aguwe neza yego ariko afite Kristo, inyungu cyangwa se itandukaniro ry'abo bantu cyangwa se ry'ubwo buzima burimo Kristo n'ubutarimo Kristo, kabone n'ubwo ibya hano ku isi byaba byaratunganye. Umuntu waba umbabaje muri abo babivuze ni uriya usa nkaho aguwe neza, afite ibyo nyine byose dukenera, ariko azarimbuka. Ari uyu nguyu bafite ibya mirenge ariko bana ufite Kristo, nawe ashobora no kuba bifite, nawe ushobora no kuba hari n'ababifite. We uyu muntu arahirwa, abahiriwe, ni umunyamahirwe. Hari icyanditse ngo ahirwa ngo abapfa bapfira mu mwami. Uyu muntu nyine uri mu mwami arahirwa, urimo kubyumva? Ni umunyamahirwe kuko ari muri Kristo. Uyu nguyu rero hari ahantu Bibiliya ivuga ngo kuguha cyangwa se kugira ubutunzi bw'isi ariko ukabura ijuru cyangwa se ukazarimbuka, byakumarira iki? Byaba bimaze iki? Nka Nyamutunzi, sinzi nimba uzi iyo nkuru yiwe muri Bibiliya. Yari umukire, afite ibintu byose, n'uwundi wari ukennye ariko exactly birakubita kuri urwo rugero rumpaye. Bageze mu ijuru, undi w'umukire ngo yagiye gusaba ngo nubwo yamutonyangiriza agatonyanga gatoya kubitewe n'ahantu yari ari, ko yari ari mu buribwe, mu muriro, yabuze n'uwamutonyangiriza, kandi abo agiye kubona ni iyo nkuru nanze kwinjiramo, ariko igaragaza uyu muntu udafite nyine hano ku isi, ubundi utunze, ariko udafite, afite umwami Yesu akijijwe. Uyu nguyu udakijijwe afite byose, ntacyo abuze nk'uko babivugaga, ameze neza, nta kibazo, ariko ijambo ry'Imana rigaragaza ko uyu muntu nyine niwe uri mu bibazo, niwe uri muri danger zone, kuko anytime apfuye bya bintu byose birasigara. Ikiba gisigayeho ni uguhanirwa nyine igihembo cye, ni uguhabwa igihembo cye ari cyo urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kandi ntabwo uba umunyabyaha kuko wakoze, ahubwo kuko uri umuntu wavutse uba uri umunyabyaha. Urumva impamvu? Reka mbisobanure kuri icyo kintu. Ni uko nyine nk'uko twabisobanuye mbere, uvukana icyaha cy'inkomoko. So rero mbere y'uko ukora uba uri umunyabyaha. So rero uyu muntu akeneye gukizwa nk'abandi bose w'abakene badafite wenda iby'isi, n'ababifite badafite umwami Yesu barakennye. Imana ibabona, ubona ari abantu bakwiriye kwambikwa, bambaye ubusa, bari mu magereza, bararushye, bararemerewe, babuze uwabatabara, kuko ubuzima bwabo buraremerewe. Babuze umuntu nyine wabaha inkuru nziza. Inkuru nziza nyine ni ukubaha hope ko Kristo nyine ari we inkuru nziza, ari we wabaruhura, ari we wabakiza, ari we wabaha amahoro mu miryango, mu nshuti, hehe hatandukanye, kandi bafite ibyo byose wavugaga. N'abandi batabifite
bari badafite namba nabo baramukeneye kuko niwe nkuru nziza. Yeah. Okay. Urakoze cyane. Ubwo niba mbyumvise neza inyungu nyinshi yego ziri mu kuba waba wongeyeho Kristo mu byo ufite cyangwa wamugira ukamwongera. Oya reka kumwongeraho ahubwo umugire kuko mubanze mushake eka misubiremo ikintu cyanditse iri muri Matayo ibice byaho ni bitandatu ku murongo wa 33. Maze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ni Kristo. Ntagantu bajya bakumenya. Impamvu muze ngo kumwongeraho. Oreka kumwongeraho ahubwo mubanze kuko niwe nuko hari umuntu twavuze wabibonye waraguwe neza ataramumenya. Uyu munsi amumenye ngira ngo yaba mwongeye muri uwo nguwo ntaze. Okay, reka Kristo reka mugiranye abantu bizimba ni rimwe. Yego. Biriya bintu mu butunzi bw'isi ni tubigire 00. Aya afite 000 urumva. No tekereza nta rimwe afite. Za 0 nta gaciro zigira. No ukazana 0 inyuma nako rimwe inyuma y'amazero. Ntabwo iyo mibare ntabwo ibaho. Nukuvuga ngo icyiza nuko yamugira n'ibindi bikaza. Yego. Eliya urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Ngira ngo byasobanutse neza abantu badukurikiye bashobora kuba nako simvuga ngo bashobora ahubwo nizera ko bavuye ku rwego rumwe bakagera ku rwego kuko hari n'umuntu ukijijwe iyo yicaye akumva ibi bintu hari ikintu yunguka vraiment hari ikintu kindi akuramo. Yes, tugera rero tugenda twegereza n'umusozo w'ikiganiro cyacu kigira ibice nakwita bitatu tukatujya mu gice cya kabiri twita verse of the day cyangwa se umurongo w'umunsi. Yego. Nasanze hari umuntu utajya ubona umwanya wo gusoma Bibiliya ndavuga tumusomera umurongo umwe hari umuntu twaganiriye udusobanurireho muri make cyane ntabwo bisaba iminota myinshi cyangwa ibisobanuro byinshi hanyuma tugakomereza no mu kandi gace. Verse of the day uyu munsi rero iri muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere. Afite Bible nacu kamusomere wenda nawe uyifite twasomera hamwe. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo murongo Eliya n'umukozi w'Imana. Uyu murongo ukunda no guconfusinga abantu bakunda kuwugeraho nyine ugasanga impaka zabaye ndende ugasanga none simba yari Imana yahoranye n'Imana kandi bakatubwira ko Imana yamubyaye kandi bakatubwira ko ari umwana w'Imana kandi bakatubwira ko yari Imana. Ibyo bintu tubihuza gute? Aha mba ngira ngo si wa wundi ukijijwe cyane nshaka n'abandi bicara bakabijyaho impaka tubasobanurire. Uyu murongo ni umurongo uhera mbere y'iremwa. Ubundi mu itangiriro muzi ko dutangirana Imana irema. Uyu murongo rero uri mbere y'itangiriro kuko uvuga ibyari biriho mbere y'Imana itararema. Mbere na mbere nyine yo kurema, mbere na mbere y'ibintu byose, mbere na mbere y'ibintu byose kubaho kwabyo. Uyu murongo nicyo uvuga hariho jambo. Ijambo bavuze ko yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana. Bireta binyishiza urumva harimo muri Trinity cyangwa se mu butatu kugira ngo mwumve ahangaha ni Yesu niwe barimo kuri we jambo kuko hepfo mu mirongo y'epfo baramuvuga ko ari we jambo. Isomye kino gice cyose uhita wumva ko ari we jambo ari we mucyo yaje mu isi kugira ngo bamurikire abari mwijima banga no kumwakira bamwe ariko 12 baravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. So mu butatu rero nkatwe abizera kwizera ko ari Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Ni ukuvuga ngo rero jambo yo nawe ari mu butatu ni Imana.
aho ngaho murabyumva ntabwo ari hari abantu bavuga ngo ni imana eshatu cyane cyane abandi myizere itandukanye hari ababikotinga bitandukanye ariko ni imana imwe mwirema noneho ni yari ijambo ikintu cyose yaravugaga kikagira gute kikaba ijambo niryo ryaremye iki jambo niryo iki kibaho kikabaho yari ijambo mu kurema noneho aha Yesu ni ijambo uje kwambara umuntu icyo bita incarnation imana ihinduka umuntu izina rye muri Matayo twarisomye ryo marayika yabwiye Mariya uzamwite Yesu Yesu yarihawe Yesu nuwasizwe muri Yesaya bundi avuga anointed one noneho iyo ukomeje Matayo n'ubundi avuga ngo Imana iri kumwe natwe Emmanuel Imana iri kumwe natwe noneho ni Imana mu kurema noneho ni Imana ije kubana natwe n'umuntu yaremye icyo bita incarnation ni Imana 100% ikaba n'umuntu 100%. Imana ije kubana n'umuntu yagize gute yaremye iza muri iza ari umuntu avuka arasonza ni umuntu 100% ni Imana 100%. Nkuko mu Bakorisayi babivuga ishusho y'Imana itagaragara niwe waremye byose mu byaremwe byose nta na kimwe cyumva ibyo byose niwe wari uri mu itangiriro yahozeho ariho azahoraho noneho ikindi uyu murongo mpita nkubonamo ni arimo ibyo narivuzemo ibintu bikeya bisa nkaho yego tubone mbere yo kurema n'iki cyari kiri hariho jambo kandi yahoranye n'iki n'Imana kandi jambo yari Imana full stop bifate gutyo iyo ni Imana mu butatu niko naririmo kwisobanura ni Imana mu kurema mu itangiriro kuko nibwo hari haba beginning hari habaye ko yaravugaga bikabaho ijambo nibwo byabaga yego ikora ikindi wenda navuga kuri uyu murongo ni Kristo noneho waruje cyangwa se ni ijambo waruje kugaragara kumubona physically igishiragihe byari muri form ntabwo yagaragaraga gutya na nyuma yuko Adamu cyangwa se aremwa ntabwo yazaga gutyo nyine ngo ubone yambaye form ese ni Imana bundi mu rukundo rwayo tuhere mu kurema umuntu mu mugambi wayo mugari wo gusabana n'Imana utewe n'urukundo rwayo yashaka ngo uyu muntu enjoying your fellowship muri Trinity so rero ibona ntiyahitiza gutyo ari n'Imana uko imeze isaba ko iza uniform no bashyiraho umuntu bari mu muntu ko tureme ngo ni mu butatu nanone ni Imana mu butatu tureme umuntu asena natwe nimo kubyumva ishusho bafatiyeho cyangwa se plan igishushanyo yari Adam origin yari Yesu mbese kugira ngo birefere bashushanya umuntu barebaga Yesu okay so rero kuva icyo gihe nubwo umuntu yahise ava muri iyo mu mugambi w'Imana ariko Imana yaje kugarura umuntu wayo muri Kristo kuko niwe intention niwe wari agambiriwe noneho Imana yitwa Emmanuel Imana iri kumwe natwe no Trinity Imana mwuka wera noneho Imana yifuza kubana n'abantu bose icyarimwe cyangwa se abantu bayizeye bose ikaturana nabo ikagendana nabo ikabera hose icyarimwe ariyo
yaje muri form ya Holy Spirit. Yasezeranije ko intumwa nzabaha umufasha, nzasaba data abahe undi umufasha muri Yohana 14 yusomye ku mirongo yaho ababwira ngo so urumva rero ubu butatu mpita mbonera muri uyu murongo umwe gusa. Ibintu usobanuye imbere yo kurema, ugasobanura iyi Mana kuko tubonye yari ijambo. Okay, twongere tubasome nk'uko nyine havuga mbere na mbere hariho jambo, nta kindi cyari kiriho. Ijambo yahoranye n'iki n'Imana, kandi ijambo yari Imana. Vuga ngo mbere na mbere hariho jambo. niwe wari uriho, niwe wari urimo, ni Imana yari ihari. Ubibaza mbere na mbere cyari kiriho ni Imana n'ijambo, niwe wari uriho. Okay, urakoze cyane. Imana iguhumugisha kandi ndizera ko byumvikanye. Ndagushimiye cyane rero, wakoze. Reka abakunzi ba Seven Mountains TV dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha. Dushimire umutumirwa wacu kandi namwe mbashimire ku bw'umwanya mwaduhaye mugakurikira ibiganiro byacu. Icyo tugamije ni uko tuba aba ambasaderi beza b'Imana ku musozi wose twaba dukoreraho. Ndabashimiye cyane rero. Eliya, reka tumwakire dusoreza atubwira n'icyo yumva yatubwira, hanyuma anadusoreza dusengera dusabira umugisha. Reka dushimire Imana babanye natwe, turabashimira. Nashimira Seven Mountains ko mwatwakiriye, kandi ndazi neza ko mugera kuri benshi kandi benshi badukurikiye. Nabo turabashimiye kuba badukurikiye. Nagusaba urebe iyi video, ndakwinginze uyirangize kuko niyo harimo amagambo y'ubugingo. So reka dusenge dusoza, nsengera n'umuntu utari wakizwa wabyandika muri comment. Ariko reka dusengane nawe. Ngiye kubanza gusengana nawe ushaka gukizwa, wumvishije ko twaganiriye kumva ugize inyota cyangwa se wumva ushaka guha ubuzima bwa Kristo. Ngiye gusengana nawe. Mwami, turagushimira kuri muvandimwe udukurikiye. Turagushimira ko yemejwe ko ari umunyabyaha kandi agukeneye mu buzima bwe bwose asigaje. Ndasaba ngo Mwami umuhe kongera kubohoka, akizwe nawe, akwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Umubere umwami, umubere umukiza, muyobore mu nzira itunganye kandi ikwiriye, nk'uko Mwami natwe waduhaye agakiza ku buntu. Reka Mwami ubuzima bwe bwose asigaje kubaho abushyire mu biganza byawe, umuyobore, umubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ndagushimira ko wabanye natwe mu kiganiro, kandi tugushimiye ko magambo twavugiye hano. Reka uhabwe icyubahiro. Ibi byose ni ku bwawe, ni ku bw'icyubahiro cyawe Mwami. Reka iki kiganiro awukurikiye wese agire Mwami icyo akuramo, habeho impinduka, transformation mu buzima bwe, abohoke Mwami, abohoke ave mu ngoyi zose zaba zimuboshye, zaba ari iz'ibyaha, zaba ari iz'urupfu, zaba ari iz'ibindi bimubase, bimuruhije, bimuremereye. Reka bikuzanire umuruhure, kuko ni wowe uruhura umuntu, ukamuha amahoro y'iteka ryose, ukamuha ubugingo buhoraho, ukamuha gukizwa, ukamuha kuba umwana wawe. Turagushimiye ko uruhuye benshi, ukije benshi bongeye kubona umucyo wawe bakawakira kandi bakagukurikira, ukabibera umuyobozi wabo mu buzima bwa buri munsi. Ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe, mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha.